Uko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bibumbiye mu matsinda mashya agiye gutangira gukora n'umushinga Mupaka Chambaret hagamijwe kubasobanura uburenganzira bwabo n'inshingano zabo nk'abagenerwabikorwa. Andre Kagwamwe ni data arakomeza. Ni amahugurwa yahabwaga abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka ku mupaka Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Basobanurira iby'ingenzi ku burenganzira bwabo, basabwa kwirinda ruswa no kumenya uko bagira uruhare mu kumenya ibibakorerwa. Harerimana Meshak na Mukabisengimana Sorina ni bamwe muri bo bavuga ko batashye bamenye bumwe mu burenganzira bwabo. Icyo ntahanye nuko tumenye uburenganzira bwacu, tumenye ko tugomba gufata ibyemezo cyangwa se tugatanga amakuru ku bidukorerwa. Mu by'ukuri mu bucuruzi dukora ari nk'igihe ushobora kohereza ibicuruzwa bakakubwira ko bitashyitse byose. Niba wohereje nk'imifuka 20 wayanditseho amazina, yashyika muri Kongo bakakubwira ko 15 ariyo babonye kandi wowe wohereje 20. Ufite uburenganzira bwo kubaza aho yagiye, ukanagera mu isoko ukareba neza ko ya mifuka washyizeho ibirango n'uwo wayohereje niba nta buriganya burimo. Bonye ari ngombwa kuko umuntu wakugiriye neza agomba gushimirwa, ariko mu bintu byo baduhuguyeho twatekerezaga ko nk'umuntu ashobora gushimira umufatanyabikorwa kubera ko yamuhaye ibintu, yamugiriye neza, akumva ko igihe cyagera akamubwira ngo warakoze, ndetse akaba yafata no ku byo bamuhaye agatanga akamushimira. Ariko byabaye ko atari ngombwa, batugira inama, batwumvisha ko igikorwa ni icyacu ndetse ibikorwa biratugenewe, ntabwo umukozi w'umushinga aba abikuye mu mufuka we, na niyo mpamvu ataba agomba gushimirwa. Mu birebana n'uburenganzira bw'uko abanyamuryango batashobora kubangamirwa, nuko buri munyamuryango wese agomba gutanga igitekerezo, kandi igitekerezo abanyamuryango bose bakacyubaha, ndetse uwo wabangamiye akaba nawe yabasha gutanga ibitekerezo muri rya tsinda, akavuga ngo umuyobozi runaka yambangamiye, bityo bigakosorwa. Amahugurwa ari ingirakamaro, na niyo mpamvu twasaba ko ubu turi mu ntangiriro zayo, ko bajya bakomeza bakaduhugura n'ibindi tutari twamenya, kubera ko turi mu ntangiriro nabyo tukagenda tubimenya buke bukeya. Abagore ubusanzwe bahuzwa na Mupaka Chambaret bagafashwa mu bujyanama n'amahugurwa ku gucunga imishinga mito, kwirinda amakimbirane aho bakorera, ariko kandi bakabumbirwa mu matsinda yo kuzigama abafasha kubona igishoro. Sere Epifani, umubyeyi ushinzwe kurwanya ihohoterwa muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu nama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, avuga ko uretse kubafasha gusobanukirwa n'uburenganzira bwabo, babitezeho no kubungabunga amahoro aho bakorera. Binyuze muri poroje ya Mupaka Chambaret muzi cyane ikorera hano kuri Rusizi ya mbere n'iya kabiri ndetse na Bugarama, ni byiza rero ko mbere y'uko tugira ibindi bikorwa tubakorera babanza bakamenya uburenganzira bwabo. Igihe cyose bagira n'ikibazo bakumva ko bafite uburenganzira mu kubaza, mu gutanga ibitekerezo, gutanga ibyifuzo, yewe n'inama mu bikorwa bibakorerwa. Ibyo bateganyirijwe rero ni byinshi, hari ukuba barahurijwe mu matsinda atandukanye yo kuzigama no kugurizanya, ariko nanone muri byose haba hagamijwe kugira ngo babashe kubana mu mahoro, kandi noneho no kugira ngo imibanire yabo hagati yabo irusheho kuba myiza. Ariko nk'uko mubizi tugamije buri gihe kugira ngo noneho iyo mibanire myiza yo guhera mu Rwanda gusa cyangwa muri aka karere ka Rusizi turimo, ahubwo noneho kuko abenshi muri bo ari abakora bwa bucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka, babashe no kubanirana neza hamwe n'abari abaturanyi duturanye, ndetse nanone no kugira ngo babashe gukomeza kuba intumwa z'amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari. Akomeza avuga ko uyu mushinga Mupaka Chambaret wabafashije guhura n'amashyirahamwe yo muri Kongo, bibarinda kwamburwa bakorerwaga, ndetse kuri ubu ngo abagize amatsinda bafashije bakaba bakomeje kwiteza imbere, kandi ubufatanye nabo bakorana ubucuruzi muri Kongo bukaba bukomeje mu mahoro no mu buvandimwe. Andre Kagwa, mwene data, Pacis TV.